Bakunzi banjye b'Isaro Life TV nongeye nagarutse. Bakunzi banjye rero uyu munsi nabateguriye ikindi kintu cy'ikiribwa abantu batajya bakunda kwitaho cyane cyitwa sezame. Narebye akamaro bifite cyane cyane ku bantu, abana, abagore batwite ndetse n'abantu bageze mu za bukuru. Sezame rero ni imbuto ntoya ariko zikize ku ntungamubiri zitandukanye, zikomoka mu bice bitandukanye by'isi kandi zikoreshwa ku mafunguro atandukanye, ku buryo zishobora gutanga intungamubiri z'ingenzi ku bantu bafite ibyiciro bitandukanye by'imyaka, haba umuntu mukuru haba umutoya. Ni ukuvuga ngo sezame urayikeneye, sezame urayikeneye pe. Ni ukuvuga ngo sezame rero ku bantu bose, sezame irimo amavuta meza afasha imikorere y'umubiri, irimo poroteyine ifasha mu gukura no gusana uturemangingo, irimo za fibre zifasha mu igogorwa cyane cyane nko mu mara. Iyo ufite ikibazo nko mu mara ugakoresha sezame, ni ukuvuga ngo bigendeka neza pe, igogorwa ryawe riba riri gukora neza. Irimo amavitamine ndetse na za minerali, ariyo myunyungugu nka kalisiyumu, harimo kalisiyumu rero tuzi ko ituma n'amagufa cyangwa se amenyo bikomera, bifite akamaro kanini cyane ku mubiri wacu. Kalisiyumu kandi burya ishobora no kuboneka ahantu nko mu mata, amagi, amafi ndetse n'imboga z'icyatsi. Ubwo urumva ko rero sezame ifite akamaro kanini cyane. Iyo wayikoresheje ni ukuvuga ngo iba ikubiye muri ibyo bintu byose. Hakabamo icyo bita ayironi, aricyo bita feri. Feri rero ikora ku nsoro zitukura, ikaba ishobora no kuboneka mu nyama, ibishyimbo, epinari ndetse n'amafi. Ubwo rero urumva ko iyo wariye sezame ni nkaho uba uriye inyama, uba uriye ibishyimbo, uba uriye epinari, uba uriye amafi. Mujye mumbwira namwe koko utu tuntu murumva atari igitangaza? Noneho hakabamo n'icyo bita manyeziyumu. Manyeziyumu ifasha ku mitsi ndetse n'umutima. Ahandi hantu ishobora no kuboneka ni mu mboga z'icyatsi, imbuto z'amahundo ndetse n'ibinyampeke. Ariko wowe wiririye sezame zonyine, ukaba ubaye nk'ukoresheje ibyo bintu byose. Murumva yuko rero sezame nta kataraboneka, zirakaze. Hakabamo icyo bita zinc muri sezame. Zinc rero buriya ifasha nko mu budahangarwa bw'umubiri, umubiri ukagira imbaraga, ndetse no ku byerekeranye n'imyororokere nko kubyara. Ishobora nayo kuboneka no mu nyama, amafi, ibishyimbo n'imbuto z'amahundo. Murumva yuko rero sezame irakaze. Nyamabwira utuntu mujye mutwitaho. Sezame ntabwo ari ibintu birenze, ushobora kurya ikiyiko kimwe mu gitondo bikakugirira akamaro. Hakabamo icyo bita folate. Folate nayo iri nyine mu myunyungugu, ni ibintu bifite umubiri wacu akamaro. Sezame rero ahantu handi igira akamaro ni ku bana. Ku bana rero sezame ifasha abana mu gukomera kw'amagufwa ndetse n'amenyo, kubera ko iba irimo kalisiyumu. Igafasha mu kurwanya anemi mu ibura ry'amaraso. Ifasha no mu mikurire y'umubiri wose, harimo poroteyine. Ifasha no mu kwirinda indwara z'amatembabuzi no guteza imbere no gufasha igogorwa ku bana. Ushobora kuyikoresha ari nk'ifu mu gikoma, ukabasha nko kuyikorera abana bakabasha kuyikonsoma, bibagwa neza cyane. Naho ku bagore batwite ifasha mu mikurire y'umwana uri mu nda, kubera ya folate tubonamo. Ifasha mu kurinda anemi mu ibura ry'amaraso, ayironi. Ifasha mu gukomera kw'amagufwa kubera ya kalisiyumu irimo. Ifasha mu gutuma igogorwa rikora neza kubera fibre. Ifasha mu gukurura imitsi, mu kuruhura imitsi n'umubiri kubera manyeziyumu iba irimo.
Ikindi tugiraho inama ku bagore batwite ntabwo bagomba kurenza urugero rwa sezame, bagomba gukoresha sezame nkeya ku kigero kiringaniye. Naho ku bageze mu zabukuru, sezame ifasha kurinda indwara z'umutima kubera amavuta meza aba ayirimo, igafasha mu kugabanya umuvuduko w'amaraso, igafasha no mu kubungabunga amagufwa kubera ya calcium irimo na zinc, ifasha mu kurinda ikibazo kijyanye no kwibagirwa kubera ya antioxida iba iyirimo, ugasanga ubwonko bukomeje no gukora neza, igafasha no mu igogorwa kubera ya fibre dusangamo, ugasanga mu zabukuru amara y'umuntu arakomeza gukora neza ntabangamirwe. Hanyuma inama umuntu yagira nko ku bantu bakoresha sezame ni ukutarenza urugero rwa sezame, gukoresha ikiyiko kimwe kugera kuri 2 mu buryo bwo kuzihekenya kuko amavuta yayo ashobora gutera ibibazo mu gifu. Gukoresha sezame zidahiye nabyo si byiza cyane, cyangwa se kuzikoresha zidasukuye neza ntabwo ari byiza. Ugomba kuzihisha neza mu gihe wazikoze nko mu gikoma, ari mbisi ushobora kuzihekenya cyangwa se ukazikaranga ko kundi bakora nk'ubunyobwa, ukazitereka ahantu hamwe ukajya uzikoresha kuri gahunda. Ariko hari nk'abantu bagira nk'ibibazo bya allergie, iyo uzikoresheje ukabona ugize nk'ikibazo cya allergie, icyo gihe uba ugomba guhita uzihagarika, ukaba wabasha kugisha inama mu baganga b'inyunganiramirire ikindi kintu wakoresha kijya kumera nkayo. Guhuza sezame n'izindi ntungamubiri kandi ukarya ifunguro ryuzuye, kwa kundi ushobora no kuzibona bazishyize ku migati, ibintu nk'ibyo. Bakunzi banjye rero, murumva yuko sezame iba ifite akamaro kanini cyane. Ku bakunzi banjye bumva iki kiganiro kimeze neza, mwakora share, mugakora like, n'abandi bikabageraho bakajya babasha kubikoresha. Sezame rero ni isoko ikomeye y'intungamubiri zitandukanye kandi ikwiye kwinjizwa mu ifunguro ry'abana n'abagore batwite ndetse n'abakuru. Mu byiciro byose dukeneye gukoresha sezame. Nyamara nk'indi ntungamubiri ikwiye gufatwa mu rugero kandi mu buryo buboneye. Ku waba rero aba yifuza gushaka nk'amareferanse, aba agomba kureba mu bushakashatsi bamwe bagiye bakora. Hari abadogiteri bakomeye bagiye babikoraho ubushakashatsi n'ibitabo byizewe biba bihari. Icyo gihe ushobora kutubaza cyangwa ukatwandikira kugira ngo ubashe kumenya referanse y'aho wakwerefera kugira ngo umenye n'ibindi bikubiye kuri ibi bintu. Bakunzi banjye rero, ku bantu bakoze subscribe ndabashimira cyane. Ndabashimira kuko nimwe mutuma nkomeza gukora bino bintu nkomeza kubagezaho, kuko bamwe mbona babyishimiye, abandi banabinsaba yuko nabakorera no ku bindi, ndetse n'uwajya yumva hari ikindi kintu twabasha kumubwiraho ajya bishyira muri komenti, hanyuma tuze tubibagezeho nta kibazo. Ndabashimira cyane rero ku bantu bakoze subscribe, ndabashimira nivuye inyuma, ndetse n'abari kuyikora ubu ngubu namwe ndabashimiye. Mwese muze mukore subscribe, tugume hano kuri channel yacu Isaro Life TV, dukomeze turebe ibintu byatuma ubuzima bwacu bugenda neza. Bakunzi banjye rero nahasozereje, naho ubutaha mu kiganiro cy'ubutaha bashakira ibindi bintu bituma ubuzima bwacu bugenda neza. Bye bye, naho ubutaha.